ibintu bigiye kuba, reka nguhishurireho gatoya, ni agace gatoya, bizabe ubizi, bizabe uvuge ngo ibi bintu narabyumvishe. Hari ibintu Imana yakoze abantu ntibemera ibyo igiye gukora. Buri wese bizamutera gusenga adafite imiteto. Buri wese azashaka Imana nta miteta afite. Buri muntu wese uzi ubwenge asenge. Tugiye kugera mu bihe bikomeye ubwo uzashaka umuntu ugusengera ukamubura, ugashaka umuntu uguhereza amagambo y'ihumure ukamubura. Tugiye kwinjira mu bihe aho buri muntu wese azaba ari bize yigwanaho ubwe atakambira Imana. Imana igiye gukora ikintu gikomeye kigiye gutuma buri muntu wese ava mu muteto agasenga. Nshuti yanjye nkurikiye, niba warasenze zigama amasengesho wasenze. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane. Imana yavuze ngo umuteto w'abantu ugiye kurangira. Umuntu wasenze agiye kugira agaciro. Umuntu wasenze agiye guhagararana n'Imana. Umuntu wasenze Imana igiye kumwibuka, kubera ko Pawulo yaravuze ngo tugeze mu bihe birusha, ngo ubwo abantu bazaba bikunda, ngo abandi birarira, ngo abandi bahakana imbaraga z'Imana. Tugeze mu bihe ibyaha bigiye gukorwa ku mugaragaro, aho umuntu atagitinya Imana. Naratangaye, usigaye ubona abantu basengaga uyu munsi nibo bari mu kabari baranywa icupa bakiyongeza irindi, barimo baratukisha izina ry'Imana ku musozi. Imana yabaye igitutsi kugera ku rwego abapagani basigaye batuka Imana dusenga. Bati ko mwasengaga ko mwagarutse mu kabari, ko mwasengaga ko mwirirwa mu busambanyi, ko mwasengaga ko mwirirwa hariya. Mwene data, Imana yavuze ngo yatanze imbuzo, abantu nibumva. Igihe kigiye kugera umuntu wese yibonanire n'Imana. Ibintu Imana igiye gukora bizatuma umuntu wese ashira umuteto agashaka Imana. Ese reka nkubaza, iyo urebye ibintu Imana yagusimbukije, wasengaga Imana amanywa n'ijoro uyibwira ngo Mana nuntambutsa iki kigeragezo nzagukorera, nzagushima. Imana yanga kuseba, Imana yanga ko wandagara. Imana ikurera n'imfubyi. Imana ihagarana nawe udafite shinge na rugero, udafite abagufata amaboko. Imana ibana nawe aho ugeze. Urahageze wikomanga mu gituza uti ni ngewe. Imana urayihakanye. Nshuti yanjye, ntabwo Yesu bamwiga mu bitabo, Yesu baramuhishurirwa. Ntabwo Yesu bamwiga muri teoloji, oya, Yesu baramuhishurirwa. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Yesu akwihishurire. Yesu akwihishurire. Nahoze ndareba amakuru sanga ibintu bigiye guhenda birakomeye. Ese wowe urebye iyi saho turi kwerekeza kubera ko udashaka gusenga, uyu munsi ufite ibigeragezo n'ibibazo. Mbere byakubagaho Imana yaguhaye amakuru, Imana ikakubwira ngo mva nzabana nawe. Uyu munsi ntukicumva ijwi ry'Imana, uraryama ntugisenga, urabyuka ukajya mu kazi ukumva ko wihagije. My brother, ibyatwaye abo mwanganaga suko wowe wari ufite porotaye ku buryo bitagutwara. Ibyisha abandi suko wowe bitakabaye byarakwisha, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bukukiriho. Imana iracyagutwikiriye, Imana iracyakurinze. Ndabwiwe ngo garukira aho ugeze, wongera ushake mu maso h'Imana. Abantu benshi bashaka ibitangaza, bashaka visa, bashaka amamodoka ahenze, bashaka amazu y'ama etaje. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi ni inyongera. Nshuti yanjye, ibyo uri gushaka hari ubifite ariko arimo ararirana nabyo. Ibyo ukeneye hari ubifite ariko yabiburiyemo amahoro. Ndagusengeye Imana igukiza agahinda,
umudayimoni w'agahinda ntakangwa nuko urara muri etaje, aragutera ukarara udasinziriye, ukarara urimo urarira kandi uraye muri etaje mu cyumba cyo hejuru. Umudayimoni w'agahinda ntakangwa nuko ugendera muri vewiti, aragufata akagutera, yamara kugutera ukarira woshe udatunze imodokari. Nyemerera ngo usabe ikintu kimwe, ibintu bigiye kuba reka nguhishurireho gatoya, ni agace gatoya, bizabe ubizi, bizabe uvuge ngo ibi bintu narabyumvishe. Hari ibintu Imana yakoze abantu ntibemera ibyo igiye gukora. Buri wese bizamutera gusenga adafite imitete, buri wese azashaka Imana nta mitete afite, buri wese azashaka mu maso h'Imana. Ndagira nkubwire ngo abanyamasengesho bagiye kuba imana, abasenga bagiye kuba imana, buri muntu wese agiye gutungwa nayo yasenze. Ahubwo reka nkubwire, ongera ushake mu maso h'Imana, ongera ushake ibihe byo gusenga wagiranaga n'Imana n'ibihe byo gusenga. Ukiyiriza uyu munsi umurozi araguhitana akagukubita ihembe rikagufata, ukirwamagara abanyamasengesho ngo ni mu nsengere, kandi mbere uburinzi bw'Imana bwabaga bukuriho. Imana ikakubwira ngo dore umurozi araje ariko nzakurinda. Imana ikakurinda umurozi, umurozi akirirwa arira avuga ngo ibyo nagiye mu bapfumu nishura amafaranga byamfiriye ubusa. Imana ikaguha amakuru, ariko uyu munsi umurozi aragukubita ihembe rikagufata. Abana bawe ntibagwaraga, uyu munsi baragwara. Kubera iki? Ntugisenga, ntukifitanye ubusabane bwawe n'Imana. Ndakwibutsa ko iyo utagifitanye ubusabane bwawe n'Imana, Satani arakwataka, Satani akumerera nabi. Satani natagutera abarozi bazagutera, abarozi nibatagutera abanzi bazagutera. Nshuti, ni ikihe kintu kigukingirije? Ndakwinginze, shaka imbaraga z'Imana arizo zigukingiriza. Shaka mu maso h'Imana aba ariho hagukingiriza. Dore intambara zigiye kuba nyinshi, abantu barimo bararasana, bandi barapfa. Turashimira Imana iracyaturinze kuba rero tugihumeka, kuba tugifite aka gahenge, niko twakabaye tubyaza umusaruro tugasenga. Isi igiye kwihinduriza, isi benshi igiye kubasharirira, isi benshi igiye kubabera umubirizi, ariko umuntu wasenze azaba yuzuye imbaraga zo kubaho. Umuntu wasenze Imana izamurinda no mu gihe cy'amapfa. Umuntu wasenze Imana izamurinda no mu gihe cy'amarira. Umuntu wasenze no mu gihe cy'ibyorezo n'indwara Imana izamurinda. Ndakwinginze ngo utumweho kukubwira ngo garukiraho ugeze, wongera ukorera Imana. Ibyamwaje abandi si uko wowe bitakugezeho, ahubwo Imana yaragutwikiriye kubera ko igufiteho umugambi. Bandi barasambanye bagwara sida, ariko wowe warabikoze, Imana irakurinda kuko yavugaga ngo uzagaruka. Bandi bakoze ibyaha, wowe urabikora, Imana iragutwikira, yanga ko wandagara. Nshuti, Imana iracyagufiteho umugambi kubera ko utagarukira aho ugeze. Wagarutse ugakorera Imana, wagarutse ukongera ugasenga, wagarutse ukagirana ubusabane bwawe n'Imana. Wiri gushaka abanyamasengesho ngo bagusengere, wowe wakongeye ibihe byo gusenga, umwuka w'Imana akongera akakugarukaho. Uri kwishinga abandi, aho wavuye ntabwo uhazi, ko wavuye kure hari habi hakomeye. Imana ikagukura Irodebari kwa Makiri, none irakuzanye ikugejeje mu mugwa, ikujyanye mu mahanga, uri indege uricaye ngo wabaye bize. Hari umuntu uje bundi wansekeje, harambwira ngo profeta, aramamagara saa sita z'ijoro, ndamwitaba. Ati profeta, turasenga amavuta yawe ndayemera. Ati mbona ibintu Imana igukoresha. Ntiyego. Ati ndakwinginze nsengera. Ati ngewe nta mwanya mfite wo gusenga, wowe jya ufata umwanya unsengere. Wowe wabuze umwanya wo gusenga, ngo akazi kambanye kenshi, wabuze n'iminota 10 yo gusenga. Ukiri hano ubuzima ari bubi bwaragushaririye, kubabwiraga Imana ngo Mana numfasha nkurira nkabona ibyangombwa nzagusenga. Uyu munsi ubaye bize, akazi kakugize bize, gatumije uburira n'Imana umwanya iminota 5 yo gusabana n'Imana. Erega gusenga ntabwo bivuze ngo iriza umunsi uri gusenga. Fata iminota 2 wihererane n'Imana.
kuri pose mu kazi kawe vuga ngo Yesu ndagushimiye ko ugishoboye. Mu bintu byose ukora ereka Imana ko ifite mu mwanya. Akazi kawe Imana ibone mu mwanya, mu rugo rwawe Imana ibone mu mwanya, mu bana bawe Imana ibone mu mwanya. Ndakwinginze ongera ushakire Imana umwanya, ongera ushake ibihe byo gusenga, kubera ko tugiye kwinjira mu bihe uwasenze agiye kuba imari. Uwasenze agiye kuba imari. Bibiliya itubwira abakobwa 5 bari bafite amavuta, bari bafite amavuta. Imana igiye gukorana n'abantu bafite amavuta. Imana igiye gukorana n'abantu buzuye umwuka wera. Imana igiye gukorana n'abasenga by'ukuri. Niba rero udasenga by'ukuri komera ushikame kagiye kukubona. Ongera ibihe byo gusenga ugabanya imiteto. Ongera ibihe byo gusenga usabane n'Imana. Nta usenga kina inshuti yanjye. Nubona umuntu wasenze ujye umwubaha, kubera ko uyu munsi yaba afite amarira ejo mugahura arimo araseka. Umuntu wasenze uyu munsi yaba yikoreye igitebo cy'avoka ejo mugahura ari mu iduka. Umuntu wasenze uyu munsi bamubona agenda n'amaguru, ejo mu gitondo akaba afite imodokari nziza. Umuntu wasenze, umuntu wasenze ameze nk'ikinyabiziga ntakumirwa. Umuntu wasenze Imana itegura uburyo azabaho. Umuntu wasenze, umuntu wasenze ntiwakomera umugisha we, wamugwanyiriza ku musozi umwe. Umuntu wasenze ukumva ari guhitinga ku wundi musozi. Umuntu wasenze, umuntu wasenze Imana iramugwanirira, ijuru riramugwanirira. Iyo umenyereye ijuru niryo rimanuka rikabonana nawe. Umuntu wasenze arengerwa n'ijuru. Umuntu wasenze ababayeho kubera ijuru. Ndakwibutsa ko igihugu iyo gitumye ambasaderi, ntabwo igihugu agiyemo aricyo kimutunga, atungwa n'igihugu cyamwohereje. Umuntu wasenze Imana ibifite ukuntu izamubeshaho. Umuntu wasenze mu gihe cy'amapfa, mu gihe abandi barushe barira, umuntu wasenze abarimo aranezerwa. Kwifurije ibihe byo gusenga. Ongera ugarure impano yawe yo gusenga. Ongera mwuka wera agaragarane nawe. Narinje kukubwira ijambo rikomeye ngo ongera ugaruke ku rufatiro, ongera ugaruke ku kidendezi, ongera ugaruke ku isoko, ongera ushake Imana. Imana iracyagukunda mama, Imana iracyagukunda my sister, Imana iracyagukunda. Garukira aho ugeze, ongera ushake mu maso y'Imana. Garukira aho ugeze, Imana ibashe guhindura ubuzima bwawe. Abiringiye Uwiteka, Bibiliya iravuga ngo tumeze nk'umusozi Siyoni, ngo utabashika kunyeganyega, ngo niyo twanyura mu gikombe cyitwa Baka tuzagihindura amasoko. Mbega ibihe bigoye tugiye kwinjiramo. Ndumva mfite ubwoba bw'abantu badasenga. Abantu badasenga nta makuru bafite. Yehoshafati ajya ku rugamba yabanje kubaza amakuru. Abantu benshi ntibafite amakuru y'ibigiye kuba. Baricaye bararyamye barasinzire barumva ari amahoro. Ariko Yesu yaravuze ngo niwe soko y'amahoro. Yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe ngo nimumusanga barabaruhura. Nshuti yanjye, amafaranga ntiyaguha amahoro, yaguha umunezero w'akanya gato, ariko ntiyaguha amahoro. Kugenda muri Range Rover ntibyaguha amahoro. Kwiga amashuri menshi n'ubwenge ufite ntibyaguha amahoro. Icyaguha amahoro ni ugutunga Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Erega bamenye Yesu bafite amahoro. Umuntu wamenye Yesu afite amahoro. No mu gihe cyo gupfa uwasenze abafite amahoro. No mu gihe cy'inzara uwasenze abafite amahoro. Kwifurije ibihe byo kongera gusenga. Kwifurije ibihe byo kongera kubana n'Imana.